Ngushimiye ko ufunguye umurongo wacu wa YouTube channel yitwa Niyonshuti Shadrack. Iyi ni YouTube channel izajya ikugezaho amakuru y'ingenzi yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Njye ndi Shadi, naho iyi ni YouTube channel yitwa Niyonshuti Shadrack nyine nkuko nabivugaga. Umusanzu wawe rero aka kanya duhe subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro tubagezaho bizajye bihita bikugeraho ako kanya. Uko bukeye nuko bwije niko umubare w'abakoresha smartphone wiyongera, ari nako biha imbaraga ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga ku isi. Ubwo tuvuze imbuga nkoranyambaga, reka twitse gato kuri rumwe muri zo rwitwa WhatsApp. WhatsApp ikoreshwa abantu bavugana ku majwi, ku mashusho, ndetse uru rubuga rukaba runakoreshwa rimwe na rimwe rugahuza abantu benshi, ari rwo bita urubuga rwa WhatsApp. Uyu munsi tugiye kubagezaho iby'ingenzi ukwiye kwitondera mbere y'uko wandika kuri urubuga rwa WhatsApp rwahuriweho n'abantu benshi. Niba utarakanda subscribe, kanda aho hepfo kukazogera, ukande kuri like ndetse na share kugira ngo ibi bintu byiza bigere no ku bandi. Iby'ingenzi ukwiye kwitondera mbere yo kwandika ku rubuga rwa WhatsApp ni ibi. Icya mbere, soma neza ibyaherukaga kuvugwaho. Byashoboka ko wari udaherukaho. Iyo ugezeho ikintu ugomba kwitondera cya mbere ku rubuga, mbere y'uko wandika, banza usome urebe amakuru abaganiraga baherukirijeho. Aho utaza kuba uvuga ibinyuranye n'ibyo bavugaga, bakaba bakubona imboga mu menyo. Icya kabiri, zana amakuru agendanye n'iyo groupe ya WhatsApp yanyu cyangwa yacu. Rimwe utazana amakuru atandukanye, kuko groupe nyinshi za WhatsApp usanga hari izo gufasha, guhemba, kugenderanira, bityo amakuru uzanye agomba kuba agendanye neza n'iyo groupe ya WhatsApp. Bizagufasha cyane, bituma ugaragara nk'usobanukiwe kandi ufite agaciro mu bantu bose baba kuri urwo rubuga. Icya gatatu, zana amakuru yizewe afite gihamya kandi atarimo impuha. Irinde guterura amakuru yose ubonye aho ariho hose ngo uyazane ku rubuga, ahubwo uzane amakuru wizeye ufitiye gihamya. Ibi nabyo ni byiza cyane kuba bari kuri uru rubuga. Icya kane, reba ko wanditse ubutumwa bwumvikana kandi bwanditse neza. Ubutumwa wanditse kuri WhatsApp bugomba kuba busobanutse kandi bwanditse neza. Mu gihe bwanditse mu zindi ndimi, zirikana ko hari abantu bashobora kuba batazumva neza, byagize imbere gato usobanuye ibyo washakaga kuvuga kugira ngo abantu bose bisangemo kuko baba kuri urwo rubuga. Icya gatanu, koresha imvugo ikubahisha kandi yubaha abo muruhuriyeho. Ibi bizatuma habaho ubwubahane ku rubuga mu gusubizanya ndetse no guhanahana amakuru nta uvogereye uburenganzira bw'undi. Icya gatandatu, mbere y'uko wohereza ubutumwa wanditse kuri WhatsApp, banza ushishoze neza ko aho ugiye kubwohereza ariho bugomba kugera butayoba. Iyo ubutumwa buyobye bukajya aho butari bugenewe, usanga atari byiza cyane. Icya karindwi, iyo hajeho kuganira ku buryo bwa bwite n'umuntu muhuriyeho, mujya inbox mu gikari mukaganira, aho kuganira ku rubuga, kuko ibyo muganira biba icyo gihe atari ibya rusange, ahubwo ari iby'abantu baziranye ku giti cyabo. Icya munani, si bibi bitari ngombwa wihuse mu gihe biyobye ku rubuga kugira ngo bye kugumaho, bye gusomwa n'abo bitareba. Nibyo twari twabateguriye mugomba kwitondera mu gihe mwandika ku rubuga rwa WhatsApp. Reka tugushimire ko wadukurikiye. Niba wifuza kujya ubona ibyo dushyize kuri urubuga rwacu rwa YouTube channel yitwa Niyonshuti Shadrack, duhe subscribe. Niba wadukunze kandi duhe like, kandi sangiza aya makuru tukugejejeho, uduha share kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Murakoze, ndabashimiye. Ciao ciao.